Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndacyashima nsingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro misha nibigwire kandi bisakari kumwe Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi nkuko yarimo atubwira ko niba koko ufite ubwoba bwo gutakaza no kugera kuri cya kindi wifuza kugeraho urihuta, ashingiye kuri hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igira iti: man khafa adraja, ugiriza ubwoba cyangwa se ufite ubwoba arihuta, wa man adraja balagha almanazil, kandi uwihuse agera ku byo yifuza. Agakomeza tubwira ati: wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-rajal ahli al-a'mal as-salihah. Uko kwihuta nicyo twakwita ikizere, niko twakwita kumva ko Imana izatubabarira ariko nyuma yuko twamaze kwihuta. Allah subhanahu wa ta'ala icyo nicyo yisi ikizere kuri abandi bakora ibikorwa byiza, nkuko yabivuze muri Qur'ani agira ati: innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Mukuri babandi batinya Imana, babandi bahora bafite ubwoba hagati yabo n'umuremyi wabo. Mushfiqun, ubona bahorana ubushake, ubona bashakisha nde uburyo bashimisha umuremyi wabo, bashakisha uburyo batatakaza cyangwa se birinda kuba bahemukira umuremyi wabo. Imana igakomeza ibasingiza igira iti: walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, kandi ni babandi ibimenyetso by'Imana barabyemera, ntibashidikanya ku mvugo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala avuze: walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Kandi ku Mana yabo ntibajya babangikanya. Ntibashobora gufata urukundo rw'Imana ngo baruhe ikindi kiremwa, cyangwa se bari bafata amasengesho n'umwihariko w'Imana babe bawambika ikindi kiremwa. Birinda kuba hagati yabo n'Imana hajyamo ikiraro, nko kuba amasengesho yabo bayacisha kuri Yesu Kristo cyangwa se bakayacisha kuri Ahlul Baiti, nkuko abashia babivuga, bumva ko amasengesho yabo adashobora kwakirwa atari mu Ahlul Baiti. walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajla innahum ila rabbihim raji'un. N'ababandi ibyo bakorera Imana byose imitima yabo ihora ihangayitse, batanga sadaka bahangayitse, bagasiba ukwezi kwa Ramadani bahangayitse, bagasari bahangayitse. ila rabbihim raji'un, bahangayikishwa n'iki? Kubera ko bazi ko bagiye ku muremyi wabo, bazi ko ejo isaha n'isaha bashobora kuba wapfa. ulaika yusari'una fil khairat, abo ngabo uzabasanga bihuta, uzabasanga bahorana umwete mu byiza. wahum laha sabiqun, kandi bahora barushanwa, bahora bakora ibikorwa bigiye bitandukanye kubera ko ntibazi n'ikihe gikorwa kizabarokora. Iyi aya rero imanuka, Aisha radhiyallahu anha yabajinwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mubaza: ya Rasulullah, abo Imana yavugaga, abo Imana yavuze bahora n'ubwoba, bahora bahangayitse,
ese bahangayikishwa n'ibyaha bakoze nkuko baba baranyoye inzoga cyangwa se bagasambana cyangwa se bakiba? Rasul sallallahu alaihi wasallam amubwiye ati la ya binti Siddiq, siki Imana yashaka kuvuga binti Siddiq, walakinnahum alladhina yasumun, ahubwo ni babandi basibye, barasari, batanga sadaqa, wa yakhafuna alla yuqabbala minhum ala yutaqabbala minhum, ahubwo ni babandi bahoranye ishyika n'ubwoba cyuko ibikorwa bakoze bitakiriwe. Ulaika yusari'una fil khairat, abo ngabo ni uzasangana igihe cyose umwete wo gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, kwako ntibazi ni ikihe gikorwa kizabarokora. Bagaragu b'Imana, Abayisilamu bavandimwe, natwe rero dushyiraho umwete mu byo dukora, kubera ko ntituzi n'ibihe bikorwa bizaturokora ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gushikama ku idini rye. Nsaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko mukuri ibingibi twiga, izi nyigisho zatuvuganira ku munsi w'imperuka, kubera ko mukuri uwo munsi ni umunsi tuzaba dukeneye kurokorwa, kabone niyo yaba ari intama imwe, igikombe kimwe cy'amazi waba warahaye umugaragu wari ufite inyota. Aho ngaho tuzaba dukeneye kurokorwa n'ibikorwa, kabone niyo bizaba ari igikombe cy'amazi wagaburiye ipusi cyangwa se imbwa. Uzasanga abandi bamaze kumenya, banafite ubwoba ko ibikorwa bitakiriwe, n'iyo izuba rirashe ribaye ryinshi, bashakisha ni gute bagaburira inyoni cyangwa se baziha amazi n'ibindi bitandukanye, kuko ntibazi n'ibihe bikorwa bizabarokora imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala ko yaduha gushikama ku idini rye, akaduha imitima igira impuhwe, akaturindira urubyaro rwacu n'abacu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.